tureke agasuzuguro, tureke gupingana, mureke twubakire hamwe, buri wese abijisho rya mugenzi. Ye buri wese dushirika ubwoba, duhore dufite ubwoba ngo twebwe biranga abandi ko bikunda, ariko twige no gukorera hamwe, kugira ngo tuzamuke kandi twiteze imbere. Ariko none uvuze gukorera hamwe, hari akantu tugomye nanone kuzirikana muri twebwe. Hari uburyo abantu biwacu ducana intege, kuko abantu biwacu dutinya ubusa, ko abantu bishira hamwe nk'abantu 10 bagapanga gukora ikintu kigaragara ngo bazagira icyo bageraho, none ikibazo kibamo bamwe bagatangira kwidetasha baca abandi intege. Byatangiye kandi byari bitangiye. Tureke agasuzuguro, tureke gupingana, mureke twubakire hamwe, buri wese abijisho rya mugenzi. Ye buri wese dushirika ubwoba, duhore dufite ubwoba ngo twebwe biranga abandi ko bikunda, ariko twige no gukorera hamwe, kugira ngo tuzamuke kandi twiteze imbere. Ariko none uvuze gukorera hamwe, hari akantu tugomye nanone kuzirikana muri twebwe. Hari uburyo abantu biwacu ducana intege, kuko abantu biwacu dutinya ubusa, ko abantu bishira hamwe nk'abantu 10 bagapanga gukora ikintu kigaragara ngo bazagira icyo bageraho, none ikibazo kibamo bamwe bagatangira kwidetasha baca abandi intege. Byatangiye kandi byari bitangiye. Bari bageze kure, bamaze kwemeranya ikintu runaka bashobora gukora mu gihe gito, akaba bakoze ikintu kigaragarira amaso. Nugasanga abantu bamwe bavuyemo baca abandi intege, noneho bamara ko baca intege ikintu kibabaza bakajya kumobiriza n'abandi ngo ntibazabijoyine. Bari abantu mubirinde, ntimuzabegere, ibyabo turabizi, ndetse twe twarakoreraga twavuyemo kandi ntacyo mwapfuye, nta n'impamvu zifatika na zimwe. Hanyuma ugasanga ese ubwo bufatanye buzashoboka bute abantu batangira kwifatanya gato abandi bakabavuyemo. Nibyo navugaga ngo mureke tuve ibuzimu tujye ibuntu, mureke tuve mu binyejana ibyo byabaga kera, mureke twigire kuri bene wacu duturanye hano, dufate uyu muco waba bene gihugu b'Abanyamerika, nta ugirira undi ishyari, nta wita ku byundi. Nukuvuga ngo hari ikintu cyiza nabonye hano ikintu nabonye, iyo udashoboye kuba wiyumvishe nk'umuntu umuha amahoro. Nibyo wavuga, niko bigenda. Niba wamukunze murakorana. Rero nukuvuga ngo twebwe mu muco w'iwacu, icyambere niba naniwe kubana nawe, nubundi naniwe kukuvirira. Niba nankwanze nkwangishe n'abandi, bimaze iki? Nukuvuga ngo none hari akabazo twageranye nawe n'abandi batanazi, ariko ukagenda wigira umwere cyane, noneho ukamuhindanya, ugasanga umwangishije, ugasanga abantu biremyemo amagurupe, habaye gurupe ya runaka na gurupe ya runaka, abantu bakanemenya ko bahanganye. Nk'ibyo biba bimaze. Nukuvuga ngo biriya nibigabanya imbaraga z'abantu, uko guhuza byari kubyara imbaraga, ubwo mwiciyemo ibice imbaraga ziragabanyutse. Tunabibutse ka gatekerezo kuri mubyeyi wafashe inkoni nyinshi akazizirikira hamwe, akabwira abana be bose ngo nibazivune, zikabananira, hanyuma zabananira akazihambura, agahereza umwe inkoni imwe, umwe akayivuna, hanyuma akabwira ati bana banjye rero uko ngiye kuzatabaruka, none uko mwabonye ziriya nkoni zari zikomeye imbere, mukareka kuzivuna, uko namwe nimwishyira hamwe ntake zabacengeza mu ijisho, ariko mwitandukanyije. Mbese nkuko n'ijambo ry'Imana ribivuga ngo nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Rero natwe nitugoma muri ibi, tukanga kumva, tukanga gushyira hamwe, finally tuzasanga buri wese ari nyakamwe, ari kamwe, bazatuvunagura batugaburire zino mbwa zabo, ziba zinashonje cyane. Ndakurahira rwanyu bwacu tuzavunagurana, kandi nta handi bizaba bituganisha no gusubira inyuma, ndetse no muri gihonomo, kuko ibitari byiza Imana ntago bihumugisha cyane. Abantu b'Imana rero tugarura intekerezo, twibuke gukorana, twibuke gushyira hamwe, twibuke kwiteza imbere. Imbaraga n'abantu, kandi n'abantu nizo mbaraga. Cyane kuri Mataru TV show turavuga ngo naho byaba bikomeye uzagerageze kandi ntugahushe intego. Rero niba abahungu banyu tukaba dushoreje aha, naho ubutaha. Ciao. Take. Muraho, turagarutse tuje nanone kuri Mataru TV show,
tunabashishikariza gukora subscribe, like na share. Bavandimwe bacu, inshuti zacu, turabizi ko muradukurikira kandi nta gitangaza kirimo, mudukurikira neza kuko gukurikira umuntu nabi ni igihe yaba yibye, ariko twebwe mudukurikira kuko turi inshuti zanyu kandi mugira ngo mwumve ibitekerezo dutanga niba bikwiriye kandi niba ari ahantu natwe tuba twahushije ko turi kiremwa muntu, mukaba mwatwongera ibitekerezo muri comment. Reka rero tugiye kwerekeza ku kindi kiganiro, ndi kumwe na mugenzi wanjye ngendeye MC Nkusi, ariko nanone ndi kumwe na wa muvandimwe wanjye tuba turi kumwe nguyu nawe yaje. MC Nkusi urakoze cyane, ndahibereye ntago umbeshyeye cyane ko ntawe ubeshyera uhari ntawe. Tonto ndakumvishe cyane. Bakunzi ba Mataru TV show, ni Teacher JB, nkaba manukanye na mugenzi wanjye MC Nkusi, tukaba tubazaniye indi episode iri buze kubaryohera cyane. Ngira ngo muri aka kanya nsuza abataramu mwese aho muri, abo twiganye, abo nigishije, abasaza, abavandimwe ndetse n'inshuti. Ndabizi ko kuri Mataru TV show mudukurikira kandi ko ibyacu duhora tubazanira ibiryoshye. MC Nkusi wabasangiza tayiro y'uyu munsi. Murakoze cyane. Tugarutse nanone nkuko bikwiriye ababyeyi n'abavandimwe bacu, twese twabasuje. Rero ikiriho kuri uyu munsi gahunda niyi, tugiye kureba ibijyanye no kwiteza imbere. Kwiteza imbere men, udategereje ngo uzatezwe imbere nande. Tayiro ni nziza. Kwiteza imbere wewe binyuze mu buryo runaka, ariko none uyu munsi turashinga agati ku hantu hitwa kwiteza imbere mu buryo bw'ubucuruzi. Ntabwo ari ukwiteza imbere mu gukuza igifu, ntabwo ari ukwiteza imbere mu kwiyambika, ntabwo ari ukubyibuha, oya kwiteza imbere mu rwego rw'ubukungu. Kandi twese icyo kintu umuntu wese akaba yakigiramo uruhare. Ese kwiteza imbere nk'uko rubivuze, ubundi kwiteza imbere bihera he? Kwiteza imbere bihera mu bitekerezo. Ibitekerezo bitarimo kwitinya, ibitekerezo birimo kwitinyuka, ibitekerezo birimo burya bajya bavuga ngo nta umugabo umwe ntiyigira cyane. Numva ko rero no mu kwiteza imbere watangiye kumva ko ushaka kwiteza imbere, burya washaka biri ngombwa, washaka umufatanyabikorwa. Yego, aho kantu niko utibiri ngombwa, washaka umufatanyabikorwa, kandi koko nibyo birakwiye. Rero umufatanyabikorwa cyane ko mu cyongereza mwita umupartner. Good partner. We iyo ufite mu good partner, iyo ambition cyangwa se intumbero yawe ishobora kugera kuri cyane iyo mwemeye mugakorana. Rero kuri uyu munsi ibijyanye n'ubucuruzi, mu by'ukuri dufite ingero nziza z'uburyo ubucuruzi bushobora gufasha ubukora ndetse bukazamugeza kure cyane yuko subona ingingo zo gucuruza n'izihe ingingo zo gucuruza. Wasa nkaho umpereza urugero, umbaza ibibazo bikandemerera cyane. Kubera ingingo zo gucuruza, nshatse kuvuga mbese kugira ngo ube umucuruzi wabyiyemeje. Tuvuga urugero, hari abo bita barwiyemeza mirimo. Ukiyemeza uti kino kintu uyu murimo ndawiyemeje. Uyu yavuze barwiyemeza mirimo, rero nge bijya bintangaza. Abantu bahita bumva abantu babirimo babikora. Oya, nawe waba rwiyemeza mirimo. Kwiyemeza umurimo sasa ukuvuga ati ndemeye kino kintu nge ugikora. Rero kwiyemeza umurimo ni ukuvuga ngo ni ugushaka inzira wabyazamo amafaranga make ufite, ukazayabyazamo menshi yazagutunga n'ahazaza. Ndetse atari wowe wenyine, n'undi wese wazagukomokaho, ndetse n'inshuti zawe bibaye ngombwa. Rero narivuze ngo ingingo zo gucuruza n'izihe. Mu gucuruza habamo ingingo runaka. Mu gucuruza habamo gushora, icyo ni icya mbere. Iyo umuntu ashora abateganya kuzacuruza, kuko mu gushora niho habamo kurangura. Iyo ushoye kenshi, ayo ushoye uba ugiye kurangura. None iyo uranguye uba ugira ngo ibyo uranguye uzabigurishe, none numara kubigurisha nawe bikuzanire inyungu. Iyo ya nyungu ije, ushobora gufata umwanzuro nayo wo kuyishora, cyangwa se ukayibika ukongera ugashora icyo wari washoye bwa mbere. Rero urumva ko ubucuruzi bugira ingingo runaka, ariko imyanzuro ikomeye uko ugenda ubona amafaranga, imyanzuro ikomeye niwo ugenda uyifata.
gucuruza rero ingingo usa nkaho unyorohereje mu kanya wambaje ati ingingo zo gucuruza babonye ko ndi indimi cyane pe harimo nubwo wajya nta mugabo urya indimi ntabwo ari indimi ni warya rumwe ko nirwo ntabwo ako ko narya rumwe sirwo umuntu ntagira ururimi rumwe kurya umuntu avuze ngo urya n'iz'abandi yabasinzi by'abashaka ibindi ariko ingingo usobanuye zo gucuruza rwose numva kabisa zirumvikanye cyane ahubwo umuntu yahita umucuruzire niba ari ikintu cyoroshye no gucuruza buriya se harya iyo umuntu agiye gucuruza ubuzi abo uzabicuruza abakiriya barizana cyane ujya gucuruza ukavuga uti bazizana hari ibyo bita mu cyongereza ibyo bita target market ego cyangwa se target customers hari abo uba ugomba kuba utagetinze ariko ntabwo mwabivuganye ahubwo wowe niba bikurimo nta nubwo warabibabwiye ahubwo ugiye gucuruza ntunabibasaba ngo muzangurire target market ubanza kureba surrounding kureba ngo gutekereza ngo ibyo ngiye kuzacuruza ngewe ese bizagurwa nabandi nibyo bajya bita mu gifaransa ngo urabanza ugakora icyo bita étude de millier ukabanza wiga ubundi mu materime y'ubucuruzi étude de millier uko bigiye kuba nka geography étude de millier mu bucuruzi bayita étude de marché kwiga isoko ukabanza ukareba ko ati ese hano abantu bankikije abantu hano bakunda iki ese bangiki ibyo bakoresha buri munsi ni ibiki akari byo ushira imbere uzabegereza uko ari byo bizabona isoko vuba rero icyo kintu umaze kukimenya ariyo miliye cyangwa se environnement icyo gihe umaze kubimenya uhita umenya ngo noneho bano bantu nabazanira iyihe mari bazakunda kandi bazahora bakeneye urumva ko kwitiranya nabyo biragatsindwa nitiranya étude de millier na étude du marché ariko ntago isa no kuba rero nicaranye nawe warabyize bivuze ngo abantu b'uyu munsi ntago turi ubapfunyikire kibiri turabahereza ibintu bifatika cyane 100% cyane ko ujya ukora umuti hanyuma none turi kuvuga ku kintu cya business yego ni business iri based n'abandi ni turi gukomoza ku miryango yacu ni business dushaka gukomoza turi kugira ngo ni business abakire bageze iyo bajya tuvuga amazina y'ibyamamare ni business tugiye ni business ihagaze he turiheraho twebwe ubwacu wigeze kubikomozaho ujya ukunda no kubivanga ujya kurishihera ku rugo turikomozaho nujya gutera uburezi arabwibanza rero twe turiheraho ubwacu tuvuga duti ese ko tubona bikorwa n'abandi cyangwa n'abandi babikora bikabishobora bikaba successful bagatsinda bakanesha ese twe hari ntabwo twajya muri iyo njyana natwe tukajya muri iyo tukajyamo natwe tugakora ese hari tugiyemo ntabwo byakunda usa bitakunda icyo umuntu yibaza kubera se bisabye ingufu turazifite ni nabyo bintu ahubwo bidasaba ingufu oya bisabye n'ubwenge ubwenge burahari wenda hari umuntu yaba n'umukirwa aravuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe ugomba kubukoresha nk'uko buri uko nta muntu ugombye kugupfobya kumvisha kutagira ubwenge bajya banavuga ngo ariko ngo ntago n'umuntu yamenya ko ufite ubwenge nta wamenya ko ufite ubwenge kandi utabugaragara ntibibaho ku ubwenge bw'umuntu bugaragarira mu byo akora mu bikorwa bye rero urumva icyo turiho kuri uyu mwanya no kugira ngo tumenye ese muri iki gihugu turimo ni naho tuvuga rega cyane nkatwe tuvuga ikinyarwanda kubera ko dufite ikibazo twaje mu gihugu tutazi systeme yacyo mbese ni imikorere y'igihugu turimo yihagaze turahuzagurika kuko ntabwo ari iwacu kandi ngo ugiye buryasazi azimira bunguri rero ugasanga hari ibintu bitugora bitanagoye kubera ko nta makuru tubifiteho none se kuba tudafite kuba ibyo bintu tuba tutabifiteho amakuru nuko kubona amakuru biba bigoye cyangwa ahubwo nuko tuzi uko nuko tutazi kuyashaka ntabwo tuzi kuyashaka amakuru niyo usanga twirirwa tuvuga ngo nta makuru ko tuzabwirwa nabandi none se nitwe tuzayashaka abayaduha se ntago bahari nibura wenda akaba nabyo abayaduha kandi biteguye kuyatanga ni nkuko Imana ivuga ngo niteguye kubaha ijuru
ariko ni mu biharange ni mu nsange mbaki sinzi ukuntu iryo jambo muri biriya bivuga ngo ni mu nsanga yemwe abarushye n'abaremerewe ni muze mu nsange mbaruhure. Rero natwe nicyo kintu twibaza, abagomba kudumenyesha no kuduhugura ku mategeko y'ubucuruzi hano barahari kandi bariteguye, ni nabyo bahemberwa, ahubwo babuze iki? Babuze abo bahugura. Urumva ikibazo kiri cy'inzitane hano? Hari ikintu bita ngo business license. Ngira ngo uretse kujya ugahugurwa ni nk'iminsi 2 cyangwa 3 ukabihugurirwa, wabitsindira bakayiguhereza, nta kindi ukishyura nk'amadolari 10 cyangwa 20 bakaguha certificate yo gutangira ubucuruzi. None kiba gisigaye no gushaka ikibanza cyaho wayikorera ya business. Ikibanza bivugitse ngo iyi leta bigaragare ko n'ikibanza nacyo yakigushakira ko yoroshya ubuzima cyane. Izi leta za hano umuntu nose abantu nibo babonesha amaso yamunavugana uzabita bake kandi wabonye ko ari benshi. Uvuga ngo niba turi bake bashoboka aho tugeze aha turi mu bihumbi bikaba 20 bingahe by'abantu. Amerika yose ugeraje hafi Amerika yose oya ndavuga Amerika. Uravuga Amerika ariko abantu nyine bajya turuka za East Africa bavuye nk'ira Rwanda. Reka abantu bavuye mu nkambi zireshatu, bavuye Kibuye, bavuye Ibyumba n'Inyabiheke Ingarama, tukabakaba ibihumbi birenga 20. Noneho ngaho nyine wari ukomoje kubitiraho abandi bavuye Rwanda bose duhuje ururimi nyine Abanyarwanda bagiye bava za Uganda za Cankware, abagiye bava mu zindi nkambi za Ntuza za Nakivara, abarundi bavuye za Tanzania, duhuje ku rurimi tuvuga ururimi Kirundi n'igiswahili, abakongomani babandi duhuje igifaransa n'igiswahili, duhuje n'igihugu igiswahili igihugu gutya pire abo bose Kivu na za Sud Kivu, Abanyamurenge za Maniema, Bandundu, kubitaho Abanyamurenge b'iminembwe. Abantu urebye ukuntu abantu bamaze kuba benshi cyane, ariko what's going on igitega inkeke nuko nta kintu kigaragara cyacu kitwitirirwa. Ese ntabwo dukeneye stade, ntabwo turabanga mu gukina imipira, twayikina yese byakunze ko dufite n'urubyiruko rwo gukura kandi unabikunda. Ariko noneho reka turebe uwitwa Ntuza Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya, yaravuze ngo icyo umubyeyi muzima agakorera umwana we ngo nuko yagashinze business, ngo kubera ngo umubyeyi ngo ubayeho ku kazi ngo warakora gakora ngo byibuze agize amahirwe gasaza ngo abona pansiyo. Ngo ariko ikibabaje kurusha ibindi ngo iyo umuntu apfuye ari umubyeyi niyo yaba yari umupansiyone ngo ntabwo pansiyo yiraga umwana wawe, ngo pansiyo upfuye upfana nayo. Ukuri kose siko bigenda. Abagira bavuga ngo ukoreye umubyeyi wa business, ngo ukoreye umubyeyi umwana we ukoze business, ngo igitangaje kurusha ibindi ngo nuko business wowe ushaje ngo niyo uvuye mu buzima ugiraga umuryango wawe usigaye cyane. No kuvuga ngo wasaza umwana wa business akayikomeza nta wayimwaka cyane. Wasaza niba usize umugore agakomezanya n'abana, ndetse so tuvuga nabi abantu bacu tuzi abantu bacu barafite ibikuyu byinshi n'inka nyinshi muri Kongo, bagiye bava mu buzima ariko ibikuyu byabo n'inka zabo ziracyari bitunze imiryango yabo yasigaye. N'ubu ngubu abo ngabo nibo turi hariya mu nkambi Gihembe n'Ibyumba n'Ikibuye n'ahandi, ariko abo ngabo ntabwo ari ingenzi kuvuga izina ry'umuntu atabikora. Oya ntabwo ari ngombwa, ariko abo ngabo nibo basubiraga hariya bari bafite twize. Ariko ubu tuvuye mu buzima ntabwo diplome zacu twaziraga abana bacu, ntabwo bikunda, ntabwo byakunda. Kubera ko ngo hari ngo abagabo babiri bafashwe baguye mu cyaha, ngo umwe ngo baramubaza ngo yitwa nde, ngo bari abasirikari, ngo baravuga ngo yitwa Ntibikunda, ngo baramubaje ngo yitwa nde, ngo aravuga yavuze ngo yitwa nde, umwe ngo yaravuze ngo Ntibikunda, undi ngo aravuga ngo Simbizi, umwe yaravuze ngo nitwa Simbizi, undi aravuga ngo Ntibikunda. Abasirikari ukuntu barakara vuba bati murabeshesha biraza gukunda. Si nawe utabizi uraza kubimenya, nta kuntu wakora iki, nawe utabizi uraza kubimenya byange bikunde ati ibyo mwigira.
ariko abasirikare ubwo ntabwo ari abana babi, ni abana beza. Ibyo mwigira biraza gusobanura birabavamo ati ako kanyaro karaza kubashiramo. Rero urumva rero natwe iyo aba twakamenyaga, iyo aba twakamenye tugasobanukirwa, twakamenye ko business yaragwa umuryango, yaragwa abana, yaragwa ari ikintu cyiza umuntu yasigamo nk'umurage, ariko ibindi byose dukora bitazadukundira ko ibindi byose dukora bitazadukundira cyane rwose. Tuhite noneho twinjira ahantu turi busasinze. Urabona nk'impano zibaho ziratandukana. Nta muntu uritaba Imana muziranye ari umuzi w'impano ikomeye, waragize ugatekereza uti iyi impano apfanye yaba ari umuntu yarayisigiye. Bose abo barahari, nubwo ntari mukuru cyane barahari n'abakiriho. Ariko tuzi neza Bibiliya ntabwo turi kugira abantu bapfe, ariko Bibiliya tubwira ngo abariho bose bazi ko bazapfa. Ariko abapfuye bo nta migambi bagira. Bivuga ngo hari n'umuntu ubukiriho akafata uyu muntu iyi mpano afite akazagira byuze umuntu ayisigira, kuko bizi neza ko hari igihe kizagira akagira ate agatabaruka akitaye. Rero nibyo turiho bino bintu bya business. Nyabuna dushake ama business license, dushaka ama license, twige iby'ubucuruzi, twige kubara tax, twige kubara imisoro, uburyo wacaginga ibigurishwa ukagarura ukajyana yawe ugasiga n'umusoro wa leta ugakuramo n'igishoro ntuhombe. Ibyo bintu bizaduteza imbere, bizadufasha, ndetse tunigarukeho bantu bacu mutureba nona tubakangure, twese tunikangure, reka duharanire kugira ibikorwa byacu bwite byaduteza imbere hano muri iki gihugu. Urababwira uti ntituzayisigare, abasigajwe inyuma n'amateka abandi bose baradusize. Ngira ngo bantu bacu niba ari nayo mazu, niba niyo gutangira ubucuruzi tutabishoboye, nayo mazu nitwishyira hamwe tuyagure. Yego, Dayton tuyihindura yacu y'umudugudu wacu. Nabwo ni ubutwari, bukomeye. Ariko ni Dayton tumara kume amazu twayabonye twazakuramo imwe tukayihindura butike. Yego, twikuramo ibyumba gusa, ni ibyumba gusa. Hari ikindi ariko tugashyiraho icyapa. Nge nkaba mvuga nti hari ikintu kimwe twashimira community ziwacu, gusa ndi bushima ariko nkaza kubona bikaza kumakayira neza kugira ngo dukomoze kuri ya business. Uvuga ngo uziko abantu community yacu y'abantu bavuye muri Kongo hose aho bari bagiye bagira imiryango, abaturanye bakihuza bakajya bafashanya igihe byabaye ngombwa, bakitoramo abahagarariye gutyo haba ikibazo runaka bagatabaza umuryango kikoroha kigakemuka, ndetse haba n'ibisubizo nabyo bikorohera. Ibisubizo ntibirabona, ari byo turi kuvuga. Oya, wenda habaho n'amakwe nayo abantu bagatabarana, akayiro tugasanga umwana wanyu cyangwa wacu twese turamutwerereye tumubaye hafi. Ibyo nabyo ni ibyo biri muri bya bintu byo gushimangira umuco, kuko ari wa muco wacu twawukuriyemo. Cyo rero naringiye gukomozaho ikijyanye no kwibyaza umusaruro, icyo ngicyo icyo kwibyaza umusaruro kiracyabura, nicyo kigipfundikiye ahantu. Ibintu byose no guhera hasi. Bura niba umuntu akora ubukwe tukamutwerera ibihumbi bikagera muri 15 by'amadolari cyangwa 20, yabibaho. Tumaze kubona abantu benshi dutwerera akavamo budget y'ibihumbi 30. Bajya bayatanga rwose. Umuntu ufite ubukwe akabona ibihumbi 30 bivuyemo mu nshuti n'abavandimwe n'abaturanyi. Ibyo ni ibintu bigaragaza ko n'ibindi twabikora ahubwo tubyirengagiza tubireba, cyangwa se ntago turabiha agaciro kabyo. Oya, tubyirengagiza tubireba, ahubwo uvuga ngo tubyirengagiza, cyangwa se ntituramenya ko cyangwa turamenya ko kwibyaza umusaruro nabyo hari aho byatugeza. Ni ukuvuga ngo wenda dukomeza kwipfobya hari wagiye uvuga ibintu byiza gusa, byiza ndashaka kugira ngo bihere mu magambo kandi wabivuze. Ni ukuvuga ngo zino business kuriya twagiye tuvuga ngo hari ahantu leta iba yiteguye guhugura abantu, bisabye amasaha, bisabye nk'iminsi 2 bakaguha license, bakakwereka ukabitsindira ku buryo byoroshye byacamo, ndetse ku buryo wacuruza ubyemerewe, bakakwereka n'inzira wenda wasabamo ideni ya banke, cyangwa wabona naho gukorera mu gihe waba wowe utarahigondera. Cyangwa se n'ikintu gitangaje hano muri Amerika tutaza kukibagirwa, y'abantu bishyize hamwe ari groupe y'abantu nk'icumi bakabishyiramo bashaka gukora business. Iyo bafite igishoro gitoya, leta igira amafaranga ibashiriramo kuko ari benshi kugira ngo bakorere hamwe, ko leta yina ishimangira imikoranire y'abantu ari benshi. Igishoro cya mbere kwanza leta ishaka kureba ni ukuba mwishyize hamwe, kumenya ngo mbese
murabikeneye noneho nanone wenda icya kabiri gikomeye leta ishobora kuba ikindi cya kabiri gikomeye ikindi gikomeye ni ukwereka leta mukayereka project yanyu event ibyo mugiye gukora ubundi mukabagaragariza community muzasavinga ko muhari muri benshi muzayihaza kandi ibyo mugiye gukora ko muzihaza mukanahaza n'abandi mugahaza bantu mugiye gucuruza nuvuga ngo icyo gihe nkuko bikomoje icyo leta ibasaba ni 30% gusa 70% ikababwira ati turafite muzajya mutwishyura purusa we are just there for you dufite amafaranga dukeneye abantu binjira mu bikora ngiye kugaruka rero ku kintu cy'ababikora tutarakibagira community yacu kugeza ubu ngubu nka 25% irimo babantu bize za kaminuza bize ubwo bucuruzi abandi bize administration abandi bize computer science bafite iyo technology bashoboye kwandika kuri computer banaviga dufite abantu bize arts bize design bashobora kuba bajya badesigninga uburyo bwo urabyumva dufite abantu bize marketing ku buryo babyamamaza ibicuruzwa bikamenyekana ibyo byose twarabyize dufite abantu bize amategeko ku buryo badushyira amategeko y'ubucuruzi ku buryo niba mwishyize hamwe badukora ayo mategeko ku buryo ntawe uzayavyola amategeko ahora asaba bakwihugura kuyahano bagahita bamenya ibintu byose uko bikorwa dufite abantu bizi ibintu byose by'ingeri n'abizi indimi bavugana n'abahano bakavugana neza indimi hano barazize icyo rero ni cy'abantu bize ubucuruzi ariko wamuga ariko iki tubitinya kandi ibintu twanyuzemo noneho ngiye gusimbuka ndi kuvuga noneho ibintu tutari buze kwibagira nari nkomoje ku kintu cyo kuvuga ngo twateye intambwe nziza nayo tutabura gushimira abo bene wacu n'abo babyeyi n'abandi bose bakoze icyo kintu Imana ibaha umugisha kuba mwarashoboye kumva ko muri buri leta bafite umuryango wabarizwamo umuryango nabo bahagarariye ku buryo nk'imiryango ahubwo bahamugana ukomoje nk'imiryango bagiye noneho bahamagarana ukuriye hariya n'ukuriye hano bakamenyana n'ukuriye hano n'ukuriye hano bakamenyana n'ukuriye hano bakamenyana bakazitoramo n'indi komite iri federal iyo komite niba bakwitoramo komite iri federal none ya komite iri federal ikazajya yigira abantu n'imishinga y'ibintu byazakorwa hano niba ari ikintu kigezweho Texas bagashaka n'uburyo bakimurira hano kikagerwa hano kigahita kigakorwa Michigan kigakorwa Kentucky kigakorwa Arizona kigakorwa Iowa buri state in every state gakorwa muri Utah gakorwa muri Colorado ahantu ubona ko tugiye tugira ama big communities abantu ahari abantu benshi abantu mukuriye ama community ndavuga duhereye Dayton duhera urugero ruba Kentucky Michigan gose ntago ngiye noneho Tennessee wagiye wirinda kuvuga amazina y'abantu bambabarire ntago ngiye ndabavuga nukuvuga ngo bantu mukuriye ama community ntuvuga amazina yabo nta kibazo ariko biramutse byadukundira barihizi n'abantu b'abagabo b'imfura bakavugana bagapromoting abantu bari federal bakajya bagira ibiganiro mu gihe runaka niba ari mu kwezi bakaganiramo rimwe bose cyane bakareba iki niba bati twige isoko rya Dayton ese niki cyatera imbere muri Dayton ese niki cyatera imbere muri Michigan ese niki cyatera imbere muri Kentucky niki cyatera imbere Texas dushimira abantu bamwe bagiye batangira kubikora dufite abasore bacu hano muri Kentucky bafite amasomo bayatangije dufite abasore bacu muri Texas dufite abasore bacu babikora bafite ibintu bakora by'ubucuruzi Imana ikomeze ibahe imbaraga no kudacika intege ndetse dufite abandi bari kubitangira Michigan nabo rwose Imana ibahezagire dufite abantu bagiye bagira uburyo bagenda batangira ibintu bati reka twitange everything is by risk if you don't need to risk something then you will never benefit anything. So kuko iyo udashatse kugira ikintu uhomba nta nicyo wunguka kuko ibintu byose ni
tiktak ni ugushora wunguka ni ugushora ugira gutya ntabwo ari bya bindi ngo ndangura mpendwa ngacuruza mpomba ahubwo uko umuntu agenda abyinjiramo agenda abona inzira kandi inzira zibyara amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo ukomeje kuri abo bantu babitangiye rero ni ukuvuga ngo icyo dusabwa noneho ni ukubashyigikira ahubwo bisaba ko bigaragara ko n'abandi bose babikora kandi bigaragara ko ababikoze bikemera tunararike bene wacu nyabuna abo bantu batangiye ibyo bikorwa by'ubucuruzi mwibahunga mubagane mubegere mubagurire mubateze imbere ndetse mubashyigikire cyane rwose wa muntu we umwegereye bwira uwo muntu wabitangiye ngo courage wicika intege komerezaho tukuri inyuma utuzaniye ibintu byiza tuzi amazina y'abantu hano bacuruza hano muri Dayton cyane turabazi yego rero urumva tukikomerezaho abantu bihunga abandi bantu bavuga ururimi rumwe kuko batangiye gucuruza ariko ya ndirimbo ya ambassadors bajya bavuga ngo bajya bavuga ngo wowe ukomeye egera wowe nyoroheje hari indirimbo twese tuzamurane ngo nubwo isima ari ikomeza inzu ngo ariko ngo ikenera umucanga ikenera n'amazi n'itafari ni ukuvuga ngo rero sima ntabwo wayirundamo yonyine sima ntabwo yakora inzu udashyizeho itafari cyangwa udashyizemo n'umucanga utayivanze n'umucanga ntabwo bikunda ni ukuvuga ngo wa mugani turebe abakomeye turebe n'aboroheje maze abantu bakomeza ni ukuvuga ngo abantu bazamurane ni ukuvuga ngo iyo ushatse gukira wenyine buri gihe n'ubundi ukira bikugoye niko mbizi kuko niba uri umukire birashoboka ko wakira wenyine igihe kinini ariko buzabiha n'abacibu ariko still ikibazo gukira wenyine ntibibaho nubwo umuntu yavanga akize wenyine ariko byaba ari ubwenge buke kuko ubaye uzi neza ko gukira bidashoboka wenyine nta wundi muntu ubigizemo uruhare ntekereza ko utakwita umukire wenyine kuko niyo mpamvu yavuga ngo ubukire bwiza n'ubwo ku mutima kuko uri umukire wo mu bigaragara ariko ukaba wemera ko ari icyo kintu kimbabaza tuvuga urugero ari n'impamvu rega abantu b'iwacu tunabigarukeho hari n'impamvu ituma abantu b'iwacu bahunga abacuruzi tubigarukeho tunabimenye umuntu w'iwacu atangira gucuruza ateruye akameza agashyiraho isabune agashyiraho imyunyu agashyiraho amamesa agashyiraho ubuto agashyiraho n'ibibiriti n'udukweto wenda udusiripa n'isukari yafunze utuyiko dufungafunze mu dusashe kugira ngo abantu baze bamwegere urakaza akagura ikiyiko urakagura isukari urakagura utunyu urakagura agasabune ikibabaje gituma n'abantu twebwe ya mind yacu ikomeza gutuma duhunga bene wacu ni iyi ni uko umuntu wanyahera hasi uko mugenda mumuzamura mwebwe yazageraho abasumbye gato kandi ari mwe mwamuzamuye kugira ngo abizirikane anabibubahire ko ari mwe mwamuteje imbere agata mwese abasuzugura none wazatangira kujya muri butike ye akabagukubita n'urushyi ngo singukeneye kandi wenda ni waje kugura bwa mbere agitangira wenda igiceri cyawe nicyo yahereyeho yakira wenda ni wowe namuteje amahirwe iyo twitaga ibironda yego uzi ko twavuga ngo mukiriya ngo neza ibironda mukiriya bironda wenda ubwo twaguteje bwa mbere imana ibimuheramo umugisha n'ibiganza byawe ubizamukiramo arangije nyuma yazageza washinze butike ngo mvira aho singi ukeneye unuzongera no kugurira hano uzajye kugurira hiri ngo niyo utaza hano ntacyo nzaba amafaranga yawe ntacyo azamarira kandi none ugasanga umuntu nguro kunsubiza inyuma asuzuguye abakiriya bivuga ngo hari abantu bacu bategeza ati uyu muntu turamuzamura ariko aho bukera nta myaka ibiri iri bushire atadusuzuguye ese nibyo ntago bizi bivuga ngo dire natwe hari ibyo tukwiye no guhindura akantu k'umuco ubusuzugurane agapingana agasuzugurane umuntu akakurebera hasi ngo nuko kurusha akantu akabana gukandagira mu by'ukuri ibintu ntabwo bikwiye niyo waba umunyacyubahiro gute ukwiriye kumenya ko n'abandi bakwiye kubahwa nuza amategeko avuga ijambo rikomeye hari itegeko rivuga mu mategeko agenga abantu iyo bita droit civil aravuga ngo iyo tegeko riravuga ngo ntabwo umuntu ategetswe gukunda mugenzi we ngo ariko ategetswe kumwubaha ni ku itegeko rivuga itegeko riravuga ngo ntabwo ntegetswe kugukunda ntabwo ntibibaho gukunda umuntu ntabwo ari itegeko ariko icyo ntemerewe mu buzima
ukuvogera ngo ntegetswe kukubaha. Niba ndanemerewe kugukunda ariko ntabwo nemerewe kujya nkubona nawe mu nzira ngo nkwicare hejuru ngo uko ntagukunda. Oya, ngomba kubikubahira. Niba ntanagukunda ntunabimenye ko ntagukunda, aho ukajya ubona gusa ko nkubaha, kuko kugukunda buri ntabwo ari itegeko. Rero icyo kintu cyo tukigarukaho. Urabona abanyafurika tugira imico. Ndabyibuka turi mu Rwanda haratwabaga ibyumba, twe kuba twicaye ahantu umusore atubwira ngo rero ngo abakomeye burya ngo cyangwa basuzugura abaturage, ngo burya ngo hari uburyo ngo umuturage ngo uyu muyobozi amukandagiye ku kirenge ngo abaturage ngo ntabwo yemere kumubwira ngo umuyobozi ngo wankandagiye, ngo ya ngo aramubwira ngo bwana muyobozi ngo ikirenge cyanyu ngo kiri hejuru y'icyanjye. mbega ibintu kandi yamukandagiye yapfiriyemo yashize ino uruhu rwababutse ngo bwana muyobozi ikirenge cyawe kiri hejuru y'icyanyu. Ntago mbega yemerewe, ntago yemerewe kuvuga ngo ari kubabara. Ujye ntabyemerewe. Bivuga ngo hano muri iki gihugu ibyo ntago bibaho. Bosco, hano muri iki gihugu uretse kubimenya ari ukumenya icyo umuntu akora, muri iki gihugu wapfa kumenya umukire n'umukene. Wamumenya ute? Byarabyirabura. Ntabwo wabimenya niyo wagira ute. Ndaguhereza urugero. Wabaye mu Rwanda. Yes. Wigiye mu migi ikomeye cyane. Wagiye unahatemberera. Ihuye rwose. Ugeze Igisenyi ukagera Ruhengeri ukagera i Kigali n'ahandi n'Igitarama warahize ni Butare. Uzi ko abakire bagiraga ibigo byabo by'abana, ibigo by'amashuri, ama private school akomeye, ibigo biri prive bikomeye kubyo kubijyamo ugomba kuba umwana w'umukire. Yes, abayobozi bakuru bagiraga ibigo by'abana. Ngiye kukubaza hano muri Amerika. Hano hari ibigo by'abana b'abakungu. Ntabyo ndabona. Hano hari clinique z'abana b'abakungu. Ntazo ndabona. Hano basahurira ku bitaro bimwe. Hano hari amasoko abaherwe bahahiramo. Never. Hano se abaherwe bagenda mu muhanda wabo. Ntabwo bibaho. Ariko rero muri Afrika biba. Muri Afrika hari imihanda burya uciye bugufi atapfa kunyura. Ibya cyane. Nukuvuga ngo rero nicyo waruvuze. Urumva muri Afrika hari akantu kabayo gashimangira ubusumbane kandi bitari byiza. Ariko urebye inaha ntabwo ubusumbane ari bwinshi. Abantu umenya gusa ko umuntu akurusha imibereho cyangwa se umufuka ari uko ubonye umenya ikintu akora, kandi nta muntu upfa kumenya ikintu ndakora inaha batabiganiriye. Ntawe rwose. Wenda cyangwa utamwiboneye ahantu umusaza ahantu utamwiboneye ahantu. No kuvuga ngo rero ikintu kandi nabyo kibitera muri kibitera twanashima cyane kibitera kurusha ibindi ni babakire batishira hejuru, kuko babakire binaha biringaniza n'abandi bose cyane. Ntabwo bahura n'umuntu ngo bamucireho, ntibahura n'umuntu ngo bamukubita urushi, ntibahura n'umuntu ngo bamwereke ko akiriritse. Mu by'ukuri abakire binaha coup de chapeau cyane muri rusange umuco wabo. None umuco mwiza cyane wenda tugira ngo duse nk'aberekera ku musozo. Tugane ku musozo ariko ntago ndi bugende ntavuze kano kantu. Ni ukuvuga ngo mu myaka uwo ari we wese waje avuye muri Afurika hariho hose akaba ari hano, niki aha hantu dutuye byatwigishije ko wumva ko tugifite agapingane, tugifite ya selfishness twavuze, tugifite na cya kintu cyo kuba yuko kutanyurwa navugaga ni kwa kundi twavuze duti bene wacu ushobora nkawe kuba watangije ibikorwa tukakujya inyuma tukakuzamura, ariko n'ubundi ejo waramaze kuzamuka ukazajya uturebera udufata nk'ikimbwa yanze, ukazajya uturebera ku rutugu, ndetse ukazagera ahantu uvuga uti ntabwo twanaho. Iwacu abakire bakubita abakene rwose, bakubitira mu nzira kandi kubakubitira ubusa cyangwa kubakubitira mu tubari. Yego, kubitira umushenze iti ahantu nicara ugahinguka nkana nyabasoni wowe cyangwa umukire niba yarahagurutse agiye ku bwiherero, umukene ntabimenye yahicara yagaruka akamukubita nkaho urahanga rukicara hone nicaye. Yego, nta soni ugira. Bino bintu rero bino nabyo birimo uburenganzira bw'ikiremwa muntu bukeya, kuko Human Rights Watch cyangwa se Human Rights zigombye kuba equal
abantu bose bagombye kugira uburenganzira bumwe ntabeho agasuzugurane ngo nuko runaka yakize yagize ate hanyuma njya ntambuka njya mubwira mu nzira ngenda ameze gutya nunamye nyabuna shefu kizigenza ngo nyabuna utazankubita njye mpora nkunamirije imbere ntago bikwiye ntago ari umuco ntago umuco ukwiye tugana ku musozo ngira ngo bantu bene wacu bavuye muri Afrika muri kutwumva kuri Mataruti Show aka kanya duhuje ururimi duhuje umuco ururimi rumwe duhuje igihugu cyacu duhuje yaza tagetinza umukiri umuntu areba numwakira neza oya umukiri uvuga ibintu nabahanga cyane kuko nanone uri umucuruzi ukari wa muntu ujye mukira abakiriya ntago bagaruka ntago bagaruka umucuruzi agomba kwigengeseraga akavugisha neza abakiriya akabakira neza akabakunda uko bitwa bami ariko waruzi yuko ushobora kuba muri boutique yawe ukaba uri gucuruza umuceri wa basmati cyangwa se umuceri bavuga wandi wa Kigori muya naga numva ikigali twe tujya guhaka mu boutique mu Vietnam noneho wowe ukaba wicuruza na wa muceri waundi utari karite y'abantu bakunda ariko kubera bavugisha neza ububaha nabwira Rwanda bacumugane ngo nyiri karimi kabi yatanze umurozi gupfa nasugira ngo ntago ari urugero rwiza ni urugero rwumvikana yicuruza ariko udashoboye kuvuga neza ibyo ucuruza biborera muri butike cyangwa iyo ushoboye kuvuga neza niyo byo waba ucuruza bitarukanye muri bihugu bacuruza neza cyane ibintu biba biri hariya ukajya kubyirebera nta muntu muvugana nta muntu muvugana kugira ngo uvugisha umuntu ariko uri kumusaba ubufasha ariko yuzi ibyo ushaka aho biherereye nta bufasha usaba nta bufasha inaha abacuruzi barabikoze bimeze neza winjira muri butike bakubwira ngo ibyo ukeneye biherereye hariya nta muntu wangana nawe nta by'amagambo menshi nta byiki kandi nabo bagira za kamera mu mazu bacururizamo ntawe wakwiba keretse ugiharamagara rero bivuga ngo inaha ubucuruzi nta guhangana n'abakiriya bibamo inaha uraza ukagura icyo ushaka n'ufite amafaranga yawe ukishyura ugasohoka nta guhangana n'abakiriya n'abacuruzi ubwabo ntibahangana kandi baba bafite inshingano yo gukomeza guhendahenda abakiriya n'umukiriya akubajije ikintu ukamusubiza neza ari ugusubiza neza nubwo ari gakigashoboka ari gusubiza neza birenze no gusubiza neza impamvu mvuze ngo inaha ni abahanga ntabwo n'abacuruzi ubwabo nabo bahangana uzarebe ni henshi uzajya hano butike ziraturana ni henshi uzajya kugura ishati mu isoko niba ugiye kugura ishati bitewe n'ishati kalite yayo n'ubwoko bwawe uri kubabaza agahita kurangira irindi soko byegere uvuze neza n'umutima mwiza akakubwira ati nge ntabwo mbifite nujya muri iriya store akaguha akanagushakira na adresse akayiguha kandi badakora uzarebe rento car ndajya gufata kurentinga imodoka muri Enterprise niba batayifite bambwire ngo jya muri Hetsi ati dore ngiye adresse jya hariya akanabihamagara akabwira ati mufite ubwoko bw'imodoka umuntu arayishaka urumva abacuruzi ba hano ni ukuvuga ngo uburyo bwabo bwo gucuruza bakorana mu buryo bwiza cyane ni ukuvuga ni partnership ukuvuga ngo ntabwo bagirana ibintu kuvuga ngo reka ngo umwe mugenzi wanjye oya kuko iki kintu nagifite kandi nkaba nzi kuri agifite siniribwirwe nohereza uyu mukiriya ngo ajyeyo niyigendere nyine ndamuheje ibyo iwacu muri Afrika bishobora kuba umuntu akanabwira tuzagaruke mu cyumweru gitanzana bigushakiye kandi hari aho yarari bujya gahita bibona ku kanya na mugenzi wawe hari inyuma acuruza inkweto ariko ukabwira umuntu ngo reka nzabigushakire kandi mugenzi wawe azifite ntabwo ari byo ntabwo babikwiye abanyafurika nicyo kintu gikenewe kugira ngo habeho urukundo rw'ubufatanye abanyafurika twige gukundana andi moko yarakaniye abandi bene bihugu bindi barakaniye urebye abisirayeli ukuntu bameze muri iki gihugu tuvugisha ukuri ntabwo ujya ubona abasipanye aha rero nk'uko twabivugaga wigeze gukomeza uti amategeko abayigisha barahari turavuga y'ubucuruzi cyane cyane uti nanjye nongeramo nti ahubwo none kirenze ku bindi nibyo bahemberwa ahubwo bigaragara ko bahembwa nta kintu bakoze
urumva bishatse kwerekana ko rero icyo twakabaye tugira niki kugira ngo abantu inaha tubisobanukirwe kuko turabimukira turi mu bintu tutazi tugombye kwibuka kujya kwiga tugakwiga ayo mategeko yani twava ibyangombwa by'amalayisensi y'ubucuruzi n'ibindi bisabwa byose uburyo abantu bacaginga imisoro ya leta kubigurishwa byose twamara kubimenya none tukamera gute tukamenya no kibuga ngo umuntu akodesha ate butike agatangira gukora bivuze ngo twe ntitwumve ko ibintu bidashoboka kidashoboka se niki ntitwumve ko ibintu bidashoboka dutangire mbese twinjire muri mood yo kumva ko abantu mbese batinyuke tumenye ikibuga tugiye dutinyuke dushira ubwoba tumenye ko n'abandi babikora ntabwo bavutse babizi n'abantu batangiye nk'uko n'undi wese yatangira ndetse nabo batangiranye impungenge cyangwa se n'abataratangiranye n'impungenge babanje kubyiga nk'uko n'abandi bose babyiga kuko ntabwo ari ukuvuga ngo nabo baje babizi dufite n'ingero nziza z'abandi bantu baje ari impunzi kandi babikora nibyo naringiye guhita nkubwira nabwo mbese ibinyafurika turya biva si abanyafurika n'ubundi babicuruza se dufite ingero nyinshi hano z'abantu bafite amasitowa kandi b'abanyafurika dufite n'aba-esipanyoli aba-megizikani ni n'urugero rwiza rw'aba-megizikani aho baherereye hose bagomba kuba bafite amabutike bacuruza kandi bafite amabutike bafite amaresitora bafite bagira n'amakampani y'amatelefoni bagira n'ibyo kurya aho dukunda cyane abantu uri warya borito aba-megizikani yo nta nubwo imeze nka za borito tugura muri za omani yacumuje abantu yarabamaze iriya yahindutse igicuma abantu ngo yitwa California borito abantu bose barayirahirira hari n'izo bita Dallas Burrito ahubwo bitumye umuntu agatekereza urumva ni ukuvuga ngo utanze urugero rw'aba-megizikani ukomeje n'ubundi ku banyafurika bafite Abisirayeli abanyaturukiya ariko rero bariya muri Dayton niho urebye urwo rugero rwo gutanga rw'abanyayisirayeli ni abantu babiri abanyayisirayeli n'urugero rwo gutanga rw'aba-megizikani bano bantu ntabwo twabashobora utanze urugero ruturenze impamvu ndakubwira impamvu buriya umu-megizikani ashobora kuba atuye muri Cincinnati cyane akaba ashaka kujya kurya muri resitora akabanza ntabwo ashaka kujya muri resitora y'abazungu ntibibaho byera byirabura ntibabikozwa arabanza azenguruke Cincinnati yose nabona nta resitora ya bene wabo abonye ariko akaba azi ko yayibona hano muri Dayton resitora gusa ariyo yonyine aradrivinga aze Dayton aze kurya muri resitora mwene wabo ariko baze kwihanganira n'inzara nyine abanyayisirayeli ifaranga ngo njya numva bavuga ngo ifaranga ry'umunyayisirayeli ngo riva mu biganza bye rijya mu bindi biganza ariko bigiye mu biganza by'undi munyayisirayeli kubera ko ntabwo bemera kugira ngo umuntu batange amafaranga yabo ku bandi bantu nyamara urumva nyine birimo harimo akantu ka selfishness harimo kwikunda cyane bikabije byo birumvikana urumva ko abakiriya ntabwo ubuzi iyo bazakomoka ariko nanone kuba utagurira undi muntu kwikunda ni byiza ariko kuba wakwicisha n'inzara wenda kubera urukundo rwo kuvuga ngo nkunze mwene wacu stili nibyo ariko twe ahantu turire noneho nangwa nabo bakomeza kubiturayinga bazi neza ko ibyo banabibona ariko nkatwe twe dufite ahubwo selfishness twe twapfa kuko bigerageje ahubwo noneho tena dukore control amini dukore opposite ari nguhaye urugero rwabo twebwe nukuvuga ngo ubu ngubu dusipoze ko ubu ngubu ikintu giharaye muri hari umuntu w'umucuruzi wavuze watanze urugero ngo nushaka kumenya inshuti zawe nyazo ngo n'umuryango wawe ugukunda ngo uzatangire business yego ngo nibwo uzamenya bazaza kukugurira ngo nibwo uzamenya ko ari inshuti zawe nibwo uzamenya bazaza kukugurira bakaguteza imbere uriya witwa Jack Ma wo mu Bushinwa boss we afite company ikomeye cyane yitwa Alibaba yego uriya mugabo yaravuze ngo bene wabo b'umuntu ngo ntago bifuza ko atera imbere yego ukubera utangije ibikorwa bikeneye abagusukuma ngo bose nta n'umwe kwegera barakureka ngo washaka ugahanuka ngo ariko ngo iyo ubonye ngo abandi bagusukuma nabakure abanyamahanga ngo ariko iyo umaze kugera imbere warateye imbere ngo ufite
agapari wese cyangwa ufite ibirori muri ba bene wanyu ngo aragutumira kuko abazi ko wagize amafaranga kugira ngo uze uyashyiremo kandi igihe watangiraga nta n'umwe warakwegereye nta n'umwe wakubwiye ngo fatiraho turi kumwe nawe iki kintu abantu rero twebwe tubura abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se tuvuga abantu bose muri East Africa cyangwa se Afrika tugirana akantu k'agashyari tukagirana akantu k'akagomwa ku buryo umuntu wawe ubonye agiye kuzamuka ahubwo uwa mbere muba muca intege ese ni ukubera iki hari urundi rugero nangiye gutanga ruri opposite na rwa rundi rw'abanyayisirayeli cyangwa abamegizikani nta kibazo ni ukuvuga ngo twebwe iriya selfie nubwo uvuze ngo kuba abanyayisirayeli cyangwa bashaka ngo barakagira ariko selfishness nayo mu bintu runaka hari bw'igikenya irakora iyacu rero iteye ubwoba niyo ni selfishness iteye ubwoba ni ukuvuga ngo ushobora ubungubu kubugurisha uranguza ariya makarita duhamagaza ya international yo guhamagara telefone nka za Bose Revolution international airtime noneho njyewe nk'inshuti yawe ukaba mu busanzwe ndi inshuti yawe uri umuvandimwe tuziranye dusengana yewe dushaka kuba niba n'urugero duhuriye no ku myitozo dukinana yego ukaba uzi ko iwanjye wari kubona yayo airtime warangiza ukandengaho ukiyemeza wayibura ukareka guhamagara mvada ntaze mbese ngo kugira ngo guri wawe uwe nari ngiye guhamagara niba narwaye ntari bupfe kuko n'undi kumuhamagara ntiwari umuti aho kugira ngo ugurire uwawe ahubwo ukabisubika ukazagura ejo mu banyamahanga batazanabizirikana nyamara uwawe ahora ari uwawe uko iteka uko byagenda kose ngo uguhiga ubutwari muratabara rero uko bigenda iteka nubwo wangurira 3 4 5 6 nawe wazatangiza ikindi gikorwa gikeneye imbaraga zanjye nanjye nkakwegera tugafatanya nanjye nka uri gusunika buriya kudasunikana birababaza cyane hari ingero nziza uri kujya ugenda ukomozaho ndi kugira ngo nge nzuririraho nta kibazo tuziganire nyine uravuze uriya muherwe ni watanze urugero yuko ugitangira business abandi bakuzi abavandimwe n'inshuti babegeye navuze ngo urushaka kumenya umuryango wawe nyawo ngo n'inshuti zawe nyazo uzatangire business hano rero naho bashobora kuguhunga watangiye gucuruza cyangwa hari ibyo wagombaga kubasangiza ingweda bashobora no kubiharabika oya baby shower yaba brad shower yaba anniversaire yaba cyangwa hagize ibibazo bisaba abavandimwe wabatirishije umwana ibibazo byavutse se hari umuntu witabye Imana cyangwa se hari umuntu wagonganye na leta bisaba inkunga z'abagabo bati mubwire wa mukire kandi igihe watangiraga ushaka kugira ngo uzamuke barakwimya abandi baraguciye intege ati se amaboko yacu buriya agiye kuzahinduka yo guhoberana gusa tumera nk'inka z'amahembe duhora duhoberana nta kintu umuntu yamarira cy'iterambere cyo bizatugeza rero tugira n'ikintu cyitwa isebanyabuhanga umuntu akaba yatangije akantu gatoya maze abandi bantu batabishaka cyangwa se batamwumva maze bakamusebya mu bandi bantu bakamusebya bikomeye ku buryo n'ibicuruzwa afite niba ari na byiza babisiga ishusho mbi ku buryo niba ari n'inkweto niba ari n'amashati bashaka kuvuga ko ucuruza amashati atagira imifuka cyangwa ko inkweto zawe zitagira taro mu rwego rugira gusa ngo bakwangisha abantu kugira ngo utazagira aho wivana n'aho wijyana ucuruza inkweto abandi bataye cyangwa ucuruza inkweto abandi bataye nturangura nk'abandi nturangurira abandi ucuruza ibishaje mw'abantu ibyo bintu byo gusebanya nacyo ni ikintu kidusubiza inyuma cyane kuko ibintu byitwa kunegurana gucana intege gusubizanya inyuma ni ibintu bitubamo cyane ese ntabwo hano muri Dayton dufite umwihariko w'ibintu bijya bibaho hano tukaba dufite akantu keza k'amazu abantu bagura amazu ugasanga umuntu yiguriye akazu agiye ugaturamo niko Imana yamushoboje n'ubushobozi buke yari ifitiye ariko Imana iramushoboje undi muntu niba Imana itaranamushoboza cyangwa se niba Imana itaramwemerera ngo nawe iyo ntambwe atere iyo ntambwe agatatangira akagenda avuga ngo zira nzu ngo inzu bagiye bagura zigiye kugwa ngo nawe ntazazinanirwa ngo ntago yayinanirwa n'ibigiye cyawe kitaragera ntiwareka gusabye iby'abandi bajya bavuga ngo
bajya bavuga ngo utabusya bwita ubumera. Niba uriya muntu yaguze iyo nzu uko yaba iri ku rwego, bari kumbwira ngo ndakira ariko na se hari sinaba ndi muri babandi nanjye urakire da. Umugabo yari ari muri taxi ngo yitsame banze kumubwira ngo arakire arihagarika avamo. Ibaze nukuri kw'Imana. Urakire. Arabati iyi taxi yose nta mfura nimwe irimo. Nta mfura ariko nibyo. Umuntu kwitsamura yagera umubwira ngo arakire. Ntagira umuntu umubwira ngo ubeshya ari kumwe n'abagome. Biratangaje. Ariko burabura bari kuri chat ngo nibyo byeze muri iki gihe. Hari ubwo banabyumvise. Rero nibyo navuga. Muri iki gihe ushobora no kwitsamura akagira ngo uri gukina video niyo yitsamura. Uri kwitsamuza gusa. Rero nkavuga nti nk'abo bantu warukomeje muri ibyo bintu byeze muri Dayton byo kuvuga ngo umuntu yiguriye inzu yarabiteguye yayiguze inzu y'amafaranga y'isevingi wowe utaragura niwe utangiye kuvuga uti njye sinagurira iyo nzu ishaje wabigumanye mu mutima. Uzi ngo niba ariko turemwe na business twitangiye byose uko amagambo soko yatangiye ahubwo se business kuba tutarayikora no kubera none se ni benshi ako ntuze kumbaza ngo nshinzwe ibaro arya ngo ubwinshi bajya bavuga ngo ubwinshi ni buryoshye umusuru uburo cyangwa ukavuga ngo ubwinshi ntiburyoshye umusuru. Tugiye kuzaba benshi bubusa natwe kuba benshi twabaye benshi cyane nibyo mvuganye ntago nshinzwe ibarura. Ariko muri Amerika ariko n'umuntu atashye bari bageze kure bamaze kwemeranya ikintu runaka bashobora gukora mu gihe gito akaba bakoze ikintu kigaragarira amaso. Ugasanga abantu bamwe bavuyemo baciye abandi intege noneho bamara ko baca intege ikintu kibabaza bakajya kumobiriza n'abandi ngo ntibazabijoyine bari abantu mubirinde ntimuzabegere ibyabo turabizi ndetse twe twarakoraga twavuyemo kandi ntacyo mwapfuye nta n'impamvu zifatika na zimwe. Hanyuma ugasanga ese ubwo bufatanye buzashoboka bute abantu batangira kwifatanya gato abandi bakabavuyemo. Nibyo navugaga ngo mureke tuve ibuzimu tujye ibuntu mureke tuve mu binyejana ibyo byabaga kera mureke twigire kuri bene wacu duturanye hano dufate uyu muco waba bene gihugu b'Abanyamerika ntawe ugirira undi shyari ntawe wita ku by'undi. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyiza nabonye hano ikintu nabonye iyo udashoboye kuba wiyumvishe nk'umuntu umuha amahoro nibyo wavuga niko bigenda. niba wakunze murakorana rero ni ukuvuga ngo twebwe mu muco w'iwacu icya mbere niba naniwe kubana nawe n'ubundi naniwe kukuvirira niba nankwanze nkwangishe n'abandi bimaze iki ni ukuvuga ngo noneho hari akabazo twagiranye nawe n'abandi batanazi ariko ukagenda wigira umwere cyane noneho ukamuhararika ukamuhindanya ugasanga umwangishije ugasanga abantu biremyemo amagurupe habaye gurupe ya runaka na gurupe ya runaka abantu bakaremya ko bahanganye nk'ibyo biba bimaze ni ukuvuga ngo biriya ni ibigabanya imbaraga z'abantu uko guhuza byari kubyara imbaraga ubwo mwiciyemo ibice imbaraga ziragabanyutse. Tunabibutse ka gatekerezo kuri mubyeyi wafashe inkoni nyinshi akazizirikira hamwe akabwira abana be bose ngo bazivune zikabananira hanyuma zabananira akazihambura agahereza umwe inkoni imwe umwe akayivuna hanyuma akabwira ati bana banjye rero uko ngiye kuzatabaruka none uko mwabonye ziriya nkoni zari zikomeye imbere mukareba kuzivuna ariko namwe nimwishyira hamwe ntake zabacengeza mu ijisho ariko mwitandukanyije mbese nkuko n'ijambo ry'Imana ribivuga ngo nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Rero natwe nitugoma muri ibi tukanga kumva tukanga gushyira hamwe finally tuzasanga buri wese ari nyakamwe ari kamwe bazatuvunagura batugaburire zino mbwa zabo ziba zinashonje cyane. Ndakurahira rwanyu natwe tuzavunagurana kandi nta handi bizaba bituganisha no gusubira inyuma ndetse no muri gihonomo kuko ibitari byiza Imana ntago bihumugisha cyane. Abantu b'Imana rero tugarura intekerezo twibuke gukorana twibuke gushyira hamwe twibuke kwiteza imbere. Imbaraga n'abantu kandi n'abantu nizo mbaraga mwese cyane kuri Mataru TV show turavuga ngo naho byaba bikomeye uzagerageze kandi ntugahushe intego. Rero niba abahungu banyu tukaba dushoreje aha naho ubutaha ciao tek turi kumwe ukamuhindanya ugasanga
umwangishije ugasanga abantu biremyemo amagurupe Yego. habaye gurupe ya runaka na gurupe ya Na runaka gurupe ya runaka. abantu bakaremya ko bahanganye Cyane. si nk'ibyo bintu biba bimaze Ni iki? ukuvuga ngo Bizagenda. biriya ni ibigabanya imbaraga z'abantu Yego. uko guhuza byari kubyara imbaraga ubwo mwiciyemo None ibice imbaraga zigenda imbaraga ziragabanyutse. tunabibutse ka gatekerezo kuri uriya mubyeyi wafashe inkoni nyinshi akazizirikira hamwe Yego. akabwira abana be bose ngo ntibazivune zikabananira hanyuma zabananira akazihambura agahereza umwe inkoni imwe umwe akayivuna Akayivuna. hanyuma akabwira ati bana banjye rero uko ngiye kuzatabaruka none Uko icyo mbabwiye, mwabonye ziriya uko nkoni mwabonye ziriya nkoni nabahaye. zari zikomeye imbere Yego. mukareba kuzivuna ariko namwe nimwishyira hamwe nta kizabacengeza mu ijisho nta ariko ariko nimwitandukanya mwitandukanyije mbese umwanzi wanyu azaba nk'uko yababonye. n'ijambo ry'Imana ribivuga ngo nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya rero Yeah. natwe nitugoma muri ibi tukanga kumva tukanga gushyira hamwe finally tuhasanga buri wese ari nyakamwe ari kamwe bazatuvunagura batugaburire zino mbwa zabo Yego. ziba zinashonje cyane ndakurahira natwe rwanyu ubwacu tuzavunagurana Nkurahiye uku. kandi nta handi bizaba bituganisha ni ugusubira inyuma ndetse Nta no kindi. muri gihonomo Nta kuko kindi. ibitari Nta kindi. byiza Imana ntabwo biha umugisha cyane bantu b'Imana rero tugarura intekerezo twibuke gukorana twibuke gushyira hamwe twibuke kwiteza imbere imbaraga ni abantu kandi n'abantu nizo mbaraga mwese cyane cyane kuri Mataru TV show turavuga ngo naho byaba bikomeye uzagerageze kandi ntugahushe intego rero niba abahungu banyu tukaba dushoreje